Yes, turabaramukije inshuti bavandimwe ho muherere hose mu mpande z'isi. Njye ubasuhuza ni Lion DAMOUR 777 kuri mic. Ndabakunda cyane. Reka mbibutse kubanza gukora subscribe, like, share, comment. Hanyuma ujye ubona buri gihe ibiganiro by'ubwenge tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka rero tugaruke ku kibazo abantu benshi bakomeje kugenda batubaza haba muri comment ndetse naha ngaha mu biro byacu aho bakomeza kuza badusanga baje mu by'ukuri mu bujyanama bujyanye n'imibanire ndetse no kugorora ingo. Mu by'ukuri ugasanga abantu benshi abasore inshuro nyinshi bakunze kubaza mu by'ukuri ndetse nabo bibaza uburyo mu by'ukuri ashobora kumenya umukobwa mu by'ukuri uzabasha kuryoshya imibonano mpuzabitsina mu gihe cyo gushaka cyangwa se mu gihe yaba mu by'ukuri ari kudetinga umukobwa. Mu by'ukuri abasore benshi bakunda kugenda bibaza bati ese ni gute namenya umukobwa, ni ibihe bintu bishobora kunyereka umukobwa uzaryoshya imibonano mpuzabitsina mu gihe naba mpuye nawe cyangwa se mu gihe naba muhaye occasion yo kubana. Mu by'ukuri usanga hanini ingo nyinshi muri kino gihe zisenywa n'ibibazo bya intimacy, kuko nkatwe tugenda duhura n'ibibazo bigiye bitandukanye kuko turabajyanama b'imibanire cyangwa se kubijyanye na relationship. Ugasanga rero uri nko kugira abantu inama ariko ugasanga mu by'ukuri ntabwo bahuriza ku kintu kimwe mu bijyanye na intimacy cyangwa se mu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Reka rero mu by'ukuri muri aka kanya tuve imuzi n'imuzingo cyangwa se tuvuge ku buryo buziguye bimwe mu bimenyetso bizakwereka umukobwa uryoshya imibonano mpuzabitsina. Bimwe mu bimenyetso rero bizakwereka umukobwa uryoshya imibonano mpuzabitsina, mu by'ukuri buri musore wese utarakora imibonano mpuzabitsina aba yibaza uko azamera igihe azaba abikoze bwa mbere, ndetse n'umukobwa nawe nuko aba yibaza niba uwo bazabikorana bwa mbere azishima. Gusa hari ingo mu by'ukuri nyinshi mu Rwanda ziri gusenyuka, nyamara imibonano mpuzabitsina hagati y'abashakanye ariyo ibaye intandaro yo gusenyuka ku rugo. Ugasanga mu by'ukuri urugo rusenyutse kubera nyine uko wibazaga ibyo bintu uko bizagenda, uko watekerezaga mu by'ukuri ugasanga siko bigenze. Umuco wacu wa Kinyarwanda ubundi uvuga ko iyo umukobwa yagize amahirwe yo kubana na nyirasenge akamuha impanuro z'uko mu by'ukuri bita ku mugabo, uwo mukobwa aba ashobora kuba yakwitwara neza mu gikorwa cyo gutera akabariro. Gusa nanone ibi nta wabishingiraho kuko hari igihe wasanga na nyirasenge nta mukuru cyangwa se nta makuru menshi abifiteho. Rero ibijyanye mu by'ukuri no kubaka urugo hanini usanga bishingira ku nama, bishingira ku burere, bishingira ku bukuru ndetse no ku bintu hanini bigiye bitandukanye, ariko ugasanga hanini kubaka urugo mu buryo bwiza, mu buryo buboneye ndetse urugo rukanaramba ahanini bishingira ku mibonano mpuzabitsina hagati y'umugore n'umugabo. Hari ibintu by'ibanze ushobora kurebaho umukobwa agahita mu by'ukuri umenya niba yaryoshya imibonano mpuzabitsina bitabaye ngombwa ko mubikora, ahubwo witegereje mu myitwarire ye. Hari ibintu mu by'ukuri ushobora kureba hanyuma ukabyitegereza ukaba wamenya nimba umukobwa uri kudetinga cyangwa se umukobwa uri kurambagiza kugira ngo muzabane mu by'ukuri azaryoshya imibonano mpuzabitsina. Ibyo bintu ukabireba ukabyitegereza hanyuma ukaba wasobanukirwa, atari ngombwa yuko ubanje gukozaho udutoki cyangwa se ubanje kumurya avansi mu by'ukuri wamugushije mu mutego. Ibyo mvuga nzi neza yuko abasore babyumva, ariko ahangaha hanini twebwe tugendera mu bijyanye no kubaka urugo nyirizina. Umukobwa ufite umubiri worohereye nk'isashi irimo amazi, mu by'ukuri wa mukobwa uzasuhuza ukumva umubiri we uratoshye cyangwa se urorohereye nk'isashi irimo amazi, ufite hagati y'amaguru hegeranye,
ufite ku kiziba cy'inda hasa nk'ahabyimbye, uwo aba aryoshya imibonano mpuzabitsina bitagarukwaho, cyangwa se mu by'ukuri iki ni ikimenyetso cyakwereka umukobwa ushobora kuryoshya imibonano mpuzabitsina, kabone nubwo mwaba mutarabikora ushobora kuvuga ati uyu mukobwa, wow, uyu mukobwa rwose ufite umubiri usuhuza, ukumva rwose ameze nk'ishashi, umubiri umeze nk'ishashi yuzuyemo amazi. Hanyuma wamureba hagati y'amaguru ukabona haregeranye, ugize amahirwe yo kumureba yambaye ipantaro noneho, cyangwa se ukaba ureba neza igihe yambaye agakanzu cyangwa se akantu kamwegereye, ukaba wabona hamwe ku kiziba cy'inda hejuru y'imyanya cyangwa se hejuru y'urukenyerero hasa nk'aho habyimbyemo ukuntu. Uwo mukobwa aba aryoshye ku buryo bw'umwihariko. Igihe uzakora ku mukobwa nko ku maboko ugasanga haratetema, mbese ugasanga umubiri we wose uroroshye, uwo uzamenye ko yabikora neza rwose, yaryoshya imibonano mpuzabitsina ku buryo bw'umwihariko. Hari abakobwa usanga bafite umubiri wumye nk'uw'abahungu, uwo mu by'ukuri ntuzamwibeshyeho cyangwa se ngo wirirwe umutekerezaho ko yaryoshya imibonano mpuzabitsina mu gihe umudetinze cyangwa se mu gihe mushakanye. Buriya rero abantu bakunda kwibaza ku bintu buriya byo kubana. Mu by'ukuri mariage ni igihe kirekire, buriya mariage ni ubuzima bwose. Mariage it's a forever life, it's a life you living forever. Mariage, kubana n'umuntu ni ubuzima muba muzabana dia mayihani. Buriya reka nkubwire, kugira ngo urugo rwawe ruzaryohe nuko no mu buriri biba biryoshye kurenza ibyo hanze. Reka mabwire rero ikindi kintu cya kabiri mu by'ukuri nabateguriye, kimwe mu bimenyetso bizakwereka ko umukobwa uri kudetinga mu bijyanye na intimacy uzaryoherwa kurenza uko wowe ubitekereza. Umukobwa ugira ubukirigitwa kandi akagira amarangamutima menshi, cyangwa se sentiment and emotions. Mu by'ukuri umukobwa ugira ubukirigitwa ushobora gukora nko mu kiganza, ushobora nko gukora nko mu irugu, ukabona ari ikanzu, ukabona arasetse, akakubwira ati sheri hoya winkirigita, ariko wamukora mu kirenge, atari ko sheri n'ukuri ndi kunkora ahantu. Uwo mukobwa rwose mu by'ukuri aba afite amasantima menshi ndetse akaba afite na emotion. Buriya usanga amarangamutima hanini ariyo ayobora kino gikorwa kijyanye n'imibonano mpuzabitsina. Rero ikizakwereka umukobwa ushobora kukubwira ku ngingo rwose ntuzigere wicuza, ni umukobwa uzabona ufite ubukirigitwa, umukobwa uzabona mu by'ukuri ukabona afite emotions, ukabona rwose umubwiye ikibazo wagize, ukabona rwose arababaye. Mu gihe wishimye ukabona murishimanye cyane, uwo mukobwa uzavuga ati no mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina, mu gihe cyo gutera akabariro, uyu mukobwa azabikora neza. Wa mukobwa urizwa n'ubusa, yababara akarira, yakwishima akarira, mbese ugasanga aganzwa n'amarangamutima kenshi, uwo rwose ntuzazuyaze, kuko uwo mukobwa yagukorera byose ukanezerwa cyane. Hari abakobwa baba bameze mu by'ukuri nk'abandi bindeba, wamukorera akantu keza ukabona ntacyo bimubwiye, wamubwira inkuru nziza cyangwa se ibabaje ukabona ntacyo mu by'ukuri bimubwiye. Uwo no mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ntuzamwizere yuko ashobora kuzakuririmbira cyangwa se ashobora kuzagezwayo ku rwego rwo hejuru. Mwene abo ngabo ntacyo bimbwiye, ni wa mukobwa ushobora kutakubwira uko imibonano yagenze, ushobora kutakubwira ko wabyaryoshye cyangwa se mu by'ukuri hari icyo ugomba gukosora. Ikindi kintu cya gatatu rero muri byinshi twabateguriye, muri 5 twabateguriye cyangwa se 6 bitewe n'uko igihe kiraba kimeze. Icya gatatu, umukobwa usa n'umutesi, umukobwa uteta, umukobwa nyine usa n'umutesi rwose, ubona nyine arebana ubutesi, mu kuvuga ko ukabona ni umutesi, mu gutambuka ukabona ni umutesi. Uwo mukobwa buriya uko mbivuga uko byamera kose birumvikana. Hari abakobwa uba usanga bateta cyane, mbese ari wa wundi ubona ntacyo atwaye pe, yitwara nk'abana niyo yaba ageze mu myaka 35, mbese nyine ukaba ubona akunda umuntu
umuntu umutetesha, uwo rero ntuzamuhiteho ujye umutetesha, nawe azajya agushimisha nta kabuza. Murabyumva rero buriya abasore bavandimwe, reka mbabwire mu by'ukuri kimwe mu bintu bishobora kukwereka umukobwa uzakunezeza mu bijyanye na intimacy, mu bijyanye na sexual emotion. Mu by'ukuri wa mukobwa umutesi, utambuka ukabona ni igitesi, ukabona ni cyamuteteri. Mu by'ukuri uwo mukobwa no mu bijyanye no mu buriri numutetesha, wamuguriye twa sosiso, wamuguriye twa pome, yo azagukorera ibintu bihambaye cyane mu bijyanye nyine n'ibikorwa by'abantu mudahuje munsi y'urukenyerero, nawe azagutetesha birushije wowe uko ushobora kumutetesha. Icya kane, umukobwa ubasha mu by'ukuri kwiterura, si mu by'ukuri sunanutse gusa, ahubwo wa mukobwa, kuko hari umukobwa uzasanga ananutse ariko nta gatege yigirira. Mu by'ukuri kimwe nuko uzabona umukobwa ubyibushye cyane kandi uhorana ingufu n'imbaduko, mu by'ukuri ashobora kwiterura, ashobora kwikanashura, ashobora kunyeganyega. Umukobwa ugenda usodoka, uwo nta kigenda mu by'ukuri, ahubwo wa mukobwa ubona yiterura, akava hasi akihuta, mbese ubona yiyoroshya nk'ibaba. mu by'ukuri kabone nubwo yaba byibushye, uwo mukobwa aryoshya imibonano mpuzabitsina cyane. Kuko nyine ntabwo ubundi bijyanye n'imibonano mpuzabitsina biba nyine nk'impanuka, ni ibintu ubona no ku mubiri, ukabona mu by'ukuri wa mukobwa ushobora kuguhobera, wa mukobwa mu by'ukuri ushobora nyine kwiterura, ushobora kwiyaganya, ushobora gukora tuntu, ushobora kubona yakunezeza. Uwo mukobwa ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina rwose usanga arimo. Ikintu cya gatanu rero mu by'ukuri, the last one, ari nacyo cya nyuma, amaguru. Uzamurebera umukobwa ku maguru. Umukobwa ufite amaguru amaguru meza, nyine meza rwose, atananutse cyane kandi atabyibushye cyane, mbese umukobwa udafite impfundiko nk'iz'abagabo, ariko akaba yorohereye, adakomeye cyane. Uwo mukobwa aba aryoshya imibonano mpuzabitsina cyane. Wa mukobwa uzajya kumva abahungu cyangwa se abakobwa aravuze ati yo afite ibiguru by'ibitesi, yo afite diseg ibiguru. Wa mukobwa ufite amaguru nyine ubona hehereye, atoshye y'ibitontomwa, wa mukobwa ufite amaguru nyine ubona agiye umujyi umwe, abenshi bakunda kubita abakonyine cyangwa se abagogekazi, ariko mu Rwanda hose abo ngabo usanga nyine abakobwa, mwene abo bakobwa barahaba, abakobwa bafite amaguru meza y'ibitesi, ubona rwose nyine ari umukobwa nyine ushobora kugirira nawe santima ku bijyanye na sexual, ushaka kugirira sexual emotion, nyine intimacy, uko byamera kose igenda neza. Rero basore, mu by'ukuri si ukubashishikariza kwirirwa mwiruka mu bakobwa, ahubwo ni ibyo kugufasha kutazahitamo umugore mu by'ukuri utagendeye ku bintu bya nyabyo. Ibi ngibi ni bizagufasha kugira ngo uhuze n'umukobwa, cyangwa se uzahitemo umugore mu by'ukuri uzakuryohereza ubuzima. Kubera yuko inshuro nyinshi nkunda kubabwira yuko marriage it's a long life, it's a life you living forever. Ni ubuzima ubaho iteka ryose. Mariage ntago ari ubuzima bw'ako kanya, mariage ni ubuzima ubamo iteka ryose. Niyo mpamvu mu bijyanye no guhitamo rero umuntu mwimariya, mu bijyanye no guhitamo umuntu muzabana iteka, mu by'ukuri uhitamo wa muntu ushobora kuzakuryohereza ubuzima by'iteka, ku buryo akuvana mu gakungu k'abandi basore, akuvana mu gakungu k'abandi bakobwa, wanamutekereza ugataha wiruka, cyangwa se ukaba wakigurira akantu. Reka rero mbabwire yuko mu by'ukuri iyo ndi kubakorera bino biganiro, mba ngira ngo wowe utabonye umwanya wo gusoma bino bitabo by'ubwenge, ngiye nkunda kubabwira yuko iyo ndi gusoma zino nyandiko ahanini mba ndi kuganira n'abapfuye, kubera yuko zino nyandiko usanga ari ibitabo ahanini byo mu kinyejana cya 16 gusubiza hasi. Ibi rero ni bimwe mu bintu bizatuma uba umunyembaraga, haba mu rugo rwawe, haba mu bijyanye n'amarangamutima. Mu by'ukuri ukazahitamo
guhitamo umugore wa nyawe muzahuza mukarambana ibihe byose, kuko kwijandika mu busambanyi nabyo mu by'ukuri byakwicira ubuzima bwawe bwose. Reka rero mbabwire nti wowe kora subscribe kuri DAMOUR TV show, hanyuma uzajya ubona ibiganiro by'ubwenge, uzajya ubona mu by'ukuri inkuru zishobora kuguhindurira ubuzima, inkuru zishobora kukuyobora mu buzima ukaba wa mutsinzi wa nyawe, ugatsinda ukabaho ubuzima buzima, nyine bwa buzima bufite ubuzima, bwa buzima muri bwo harimo ubuzima, apana kubaho ubuzima bujenjetse. Nibyo nkunda kubabwira ahangaha, ngarukaho mbabwira nti mujye mubaho ubuzima mizi, ubuzima bufite ubuzima, apana kubaho ubuzima mababi cyangwa se ubuzima mashami. Reka rero mbabwire nti mbifurize ibihe byiza, Imana ibahe ubuzima buzira umuze, Imana ibahe kunyurwa n'abantu muri kumwe, kandi namwe basore mutari mwashaka, Imana mu by'ukuri ibahe kuhirwa no guhura n'abakobwa ndetse n'abasore beza cyane. Yes, reka rero mbashimire cyane wowe washoboye gukora subscribe, nawe ugiye kuyikora kano kanya. No kuri murabakunzi banjye bakadasohoka, Imana ijye bampera umugisha. Ciao ciao, hasta la vista, we love you enough. It's DAMOUR, your boy Yasun.